Reka tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kudukurikira kuri Mos TV uko bukeye nuko bwije. Ndagira ngo babwire ngo aho muri hose mu bice bitandukanye ndetse no mu byerekezo bitandukanye umwami Imana abishimire. Tubifurije umugisha w'Imana, tubasabiye amahoro ava ku Mana, tubabwira ngo mugubwe neza muri Kristo Yesu. Umwuka w'Imana n'ubuntu bw'Imana bive kuri mwebwe abatamerewe neza, ijuru ribatabare kandi ribagwe neza. Yego, ni muri wa mwanya n'ubundi dukunda kuzanamo inkuru. Tuza akenshi dufite inkuru twacukumbuye, ndetse rimwe na rimwe turabibabwira tukanabwira tuti muramenye mutazagira ngo ni bya bindi by'abantu bakoresha za YouTube cyangwa se itangazamakuru. Oya, ntabwo ariyo ntego dufite intego y'uko tuvuga ubutumwa bwiza, ariko nibikwiriye gusengerwa tukabibagezaho, tukabifatikanya, tukabisengera. Hanyuma rero muti uyu munsi ni iki? Mbaza ni inkuru, ariko ngira ngo n'ubundi dufatikanye kuyisengera. Ni ukuri nta na rimwe nzakubwira inkuru ngo nkubwire ngo ntidusenge, ahubwo tuzasoza dusenga. Yego, tuzajya dusoza dusenga, kuko ngiye nicyo mba nifuza kurutaho. Inkuru rero ngufitiye ni iyihe? Ndagira ngo mbabwire ko ubu noneho hari ikintu gikomeye twese dukwiye gusengera ku bantu b'amatorero n'amadini. Ikintu gikomeye cyitwa imikono cyangwa se ya masinya igihumbi. Bwashize tubivugaho, tuvuga kuri iyi nkuru, tuvuga kuri ya mabwiriza atandatu aherutse gusohoka, cyane ko urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwavuze ko atari ayo ngayo gusa. Rwavuze ko hari n'ayandi mabwiriza azasohoka, ndetse ko ashobora kugenda yiyongera uko bukeye uko bwije. Mbibutse ko hari n'ayandi yabanje, ariko uru rwego rwo ruvuga ko hari n'ayandi azasohoka. Icyo bivuze iki? Biravuze ngo uko bukeye uko bwije no kwitegura kwakira amabwiriza agenga imiryango ya Gikristo, kandi ibyo birasobanuye ko ari ugukomeza hagenda hongerwamo amabwiriza kugira ngo urwego rw'imiyoborere RGB rubashe kunoza iby'amadini n'amatorero nk'uko babiteguye. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki? Ni imikono. Yego, bamwe mu banyamadini, cyane cyane insengero zifunze nyuma yo gukorana inama n'abayobozi bo muri RGB, ndetse abanyamadini bavuye mu mpande zitandukanye dini n'amatorero bagakora inama. Iyo nama nta kindi yari igamije, kwari ukugira ngo ibyo babwiwe mu mabwiriza cyangwa se mu byasohotse mu mabwiriza babisobanurirwe, ndetse nabo niba hari ibibazo babaza babibaze. Icyo gihe rero byarabaye, hanyuma iyo nama iraba. Ariko iyo nama ibaye, abantu babaza ibintu byinshi bitandukanye, birimo no kuvuga ati ese abantu basanzwe bakora nabo birabareba, bazatanga miliyoni 2, ese nabo bazasinyisha nk'abandi, bizagenda gute? Ibyo bintu rero bamaze kubivuga, bamaze kubibaza, urwego rw'imiyoborere rwaravuze ngo twibutse ko aya mabwiriza yaje kugira ngo abantu bose, cyangwa se imiryango ya Gikristo y'iyobokamana, reka bityo tuvuga, ibashe kunoza imikorere yayo. Ibyo rero byatumye aba bantu bose uko bangana bahabwa igisubizo navuga ngo gisa n'igituma bajya mu ihurizo rimeze rite. Imiryango myinshi cyangwa se amatorero menshi yatangiye gahunda yo kuvuga ati noneho rero reka dushake abantu twasinyisha kugira ngo tubone imikono. Noneho mu byo tutari twubahirije cyangwa tutari twujuje nacyo kirimo. Basaba rero abantu ko babasinyira. Biravugwa ko i Musanze, ntabwo ndi buvuge ngo ni ritorera, ariko i Musanze amakuru turafite ko twavuganye n'abaho. Abantu baho bo bafashe ya mbere, baravuga ati rero kugira ngo tubasinyire nuko muduha amafaranga.
muduha amafaranga dore n'ubundi natwe twari tuyakeneye. Ariko mu bigaragara nuko iyi mikono nk'uko twabibabwiraga mu kiganiro twakoze ubwashize, twabwiye yuko ibintu mu bintu bizagonga abanyamadini ibikomeye cyane ari ibintu bitatu. Twababwiye ko ibindi byose ari n'ingenzi kandi bikwiriye, ikijyanye no kuba umuntu akwiye kuyobora umuryango, umuyobozi n'uwungirije bafite diplome ya kaminuza ya teolojiya, twasanze ari byiza. Twasanze kandi kugaragaza action plan cyangwa se iteganyabikorwa, ibyo uteganyiriza abantu, twasanze ari byiza. Twasanze no gukorerwa audit nabyo ni byiza. Twasanze abantu bakwiye gukora amateraniro bakamenyekanisha icyo amateraniro ari mu bwitange, kugaragaza icyo ayo matura azakora cyangwa se kigamijwe. Twasanze atari bibi, ariko hari ibintu twababwiye bitatu abantu bamwe ntibabyitaho cyane. Niyo mpamvu nabwiye ngo ni ugufata umwanya wo kubisengera. Kereka niba abantu b'abanyarwanda cyangwa se abantu b'Imana mutazongera kuba mu rusengero, ariko niba muzongera kuba mu rusengero nabasaba gufata umwanya wo gusenga, tugasengera umurimo w'Imana, tugasengera itorero ry'Imana, tugasengera abakozi b'Imana, tugasengera umurimo turi gukora muri iki gihe cya none bisa naho bigoranye, bisa naho bitoroshye. Yego, aya atatu rero twavuze atatu twababwiraga. Irya mbere ryari ririmo rikomeye, twababwiraga ryari ririmo hari harimo gutanga miliyoni ebyiri ku bantu bagiye gutangira cyangwa se bagiye basaba uburenganzira bwo guhabwa ibyangombwa kugira ngo bemererwe ku ishami rishya rigiye gufungurwa. Nuvuga ngo ni itorero ryari risanzwe rifite ubuzima gatozi, ariko rikaba rigiye gufungura ishami wenda bunaka. Mu cyambere rigomba gutanga ni miliyoni 2 zidasubizwa. Twababwiye ko izo miliyoni 2 ari amafaranga menshi, ndetse tunagereranyije cyane ko buriya no mu mijyi buriya nubwo abantu bazi ngo haba amafaranga, ariko haba n'izindi mbogamizi zindi nazo ziri handicap cyangwa se zidindiza ubwo buryo bwo gutuma bitoroha kuri za miliyoni 2, cyane ko n'iyo miryango nyine ni umuntu uzaba adakora, cyangwa se n'ubundi niba ari itorero ryakoraga ntago rizaba riri gukora, ku buryo ubwo bushobozi ndetse no kwegeranya ab'abakristo ubu biragoranye. Ngira ngo hari ibyo nimbivuga amadini n'amatorero arabyumva kurutaho, kuko ntabwo ubu byoroshye gukusanya abakristo bamaze amezi agiye kuba 8 badaterana, birasa n'ibigoranye cyane kandi cyane. Hanyuma ikindi cya kabiri twavuzeho, twavugaga ku kintu kijyanye n'amaturo, gutangira icya 10 kuri banke. Tuvuga ko n'ubusanzwe kijya kuri banke, ariko kuvuga ko gishobora kunyuzwa kuri banke no kuri momo gusa bishobora kugorana, kuko hari n'abantu rwose bijyanye n'ubumenyi bwabo bijyanye n'iki, kandi baza mu rusengero bafite icyo cya 10, afite icyo wenda yabonye bya 10,000, afite icyo 1,000, afite 500 se. Umukecuru utazi gusoma n'iki, natazishobora no kwandikana nimero ze muri telefone. Abo bose ntago uzagenda ngo babwire ngo nimujya gutura ngo muze mbashyiriremo, ntago byakoroha. Iyo organisation yagorana byanga bikunda. Ibyo rero bigasa n'impamvu igoranye cyane, ishobora gutuma wa murimo w'Imana utagenda neza, kuko twagaragazaga ko nibura batanga undi murongo w'uburyo ki abo bantu bazanye amaturo mu rusengero batayasubiranayo, ariko noneho agakontororwa. Icyo twarakivuze ndetse cyane. Hanyuma tuvuga kandi ku kintu cya ndumva ari cya 6 aricyo gikomeye cyane, kijyanye n'imikono, ariyo tuvuzeho uyu munsi wa none. Iyi mikono turavuga tutese niba umuntu ugiye kwiyamamaza kuba cyangwa se ugiye gutanga kandidatire yo kuba umukuru w'igihugu ashobora gutanga imikono cyangwa ashobora gusabwa imikono 600, ni gute ushobora gusaba umuntu ugiye gutangiza itorero imikono 1000? Kandi mu by'ukuri uyu muntu ugiye gutangiza cyangwa se ugiye kujya muri campaign yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cyangwa kuba umudepite azasabwa iyo mikono mu turere 30 tw'igihugu. Uturere 30 tw'igihugu ugabanyije n'abantu 600 ni abantu bake cyane ukurikije uko uturere tungana. Ariko bakavuga ati noneho wowe uzajya gufungura itorero mu karere runaka, woweho uzasinyishe imikono
igihumbi kandi muri ako karere. Nubwo batavuze ko ari abo banyetorero bazagusinyira gusa, bakavuga ko ari umuntu wese wabyemera cyangwa se wabikwemerera, ariko harimo imbogamizi ikomeye kubera ko ni icyemezo gisa naho kirimita cyangwa se gishyiramo feri na feriyamu mu bintu bijyanye no kwihutira kuvuga ngo ya miryango ya gikristo, imiryango yobokamana, kuvuka kwayo cyangwa se aya mashami yayo bizayorohera, kuko reka tuvuge ko n'abaturage ubwabo azajya kubona abona umugezeho ati ngewe ndi uwo mu idini runaka, nsinyira agusinyire, undi ati nanjye nkugezeho ndi uwo mu idini runaka. Nagerwaho n'abantu bo mu idini, amadini akabona mu banyi 10, azatangira avuga ati se bundi leta yo niboneye imikono yanjye yose imbere yayo ndi gusinyira abantu ngo bakore, ntabwo bizaba ikibazo. Nkuko nabibabwiye ko mu karere ka Musanze byabaye ikibazo ku rwego bo banavuze ati muraduha n'amafaranga kwanza ibi bintu mukora bigaragara ko ari ibintu birimo amafaranga, natwe muyaduhe. Nyamara mu by'ukuri ntabwo ayo mafaranga anahari, cyane ko ntekereza ko aya mezi 7 aya madini amaze afunze, amezi 7 ashyira 8, ntabwo bavuga ngo harimo amafaranga. Ubu tuvugana yaba uwo muntu afite, niba yaba yaranaturishije, usibye ko ntekereza ko n'abantu babibara nabi cyane. Iyo barebye amaturo yo mu madini, bayarebera mu madini amwe n'amwe akomeye cyangwa se mu buryo bumwe n'ubundi, ariko hari aho ushobora gusanga idini rimwe rishobora kuba rifite abayoboke 500 cyangwa 1000, rikaba ryanatura izo miliyoni zingahe. Ariko hari n'abandi bashobora kuba bafite abayoboke 300 ariko bagatura 40,000 cyangwa 30, bitewe n'uko iryo dini aho riri. Rero ibyo nabyo ni imwe mu mpamvu abantu batigeze banarebaho, kuko ntabwo uturere tw'u Rwanda, ibyaro, ibiturage ntabwo biteye kimwe. No muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu yindi mijyi yo mu ntara, ntabwo hose iyo mijyi ikora kimwe, ntabwo bifite ubushobozi bumwe. Rero biravuze ngo byanga bikunda abantu barebera cyane amafaranga mu madini, hari ibyo barebyeho ariko hari n'ibindi bitarebweho, kubera ko burya uko bigenda kose iyo umuntu ari kurebera ibintu bimwe na bimwe nyuma, hari ibyo atamenya. Hari n'ibihari koko, hari amadini n'amatorero ashobora kuba ubwo bushobozi bufite ndetse n'amafaranga ashobora kuyinjiza menshi, ariko hari naho bizagorana henshi. Ibi nimbivuga ndabizi ko abanyamadini n'abanyamatorero barabyumva cyane ko iyo mbivuze gutyo mashatse kuvuga ngo ababa mu madini n'ababa mu matorero nibo baza ayo makuru kuruta abantu bandi. Kirero cya 6 twakivuzeho tuvuga ko gizasa n'ikigoranye, kandi koko kiragoranye cyane, kuko abo bantu 1000 ubwabo urabona ko aribo bahise batangira kuba ikibazo, babaye ikibazo akanya gato. Nyamara ntabwo harasinyisha menshi. Ayo ni yayandi yarashyizemo akabaraga avuga ati noneho ubwo bari kuvuga ko kwiyandikisha ari 2,000,000, reka tube duterateranya, tube tuyashakisha mu gihe tutari twayabona, ariko tube dushaka ya mikono 1000 nayo ntiyoroshye, kuko ni imikono 1000, polisi amarangamuntu, polisi amanimero de telefone. Ibi ni ibintu abantu twakomeje tugenda tuvugaho mu itangazamakuru, tugenda tubiganiraho, tubikomantaho, ibinyamakuru bitandukanye, tugaragaza ko rwose urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere bakwiye kubirebaho rwose, bakagira uburyo ki iryo bwiriza barinonosoramo cyangwa se barihwamo umurongo mu buryo butuma ya miryango ibonera cyangwa se ikora, ariko bitayigoye cyangwa se bitagaragara ko ari nko kubafungira ariko bikavuga ngo biziguye. Ntabwo ari ukubafungira byeruye, biteruye, ariko kavuga ati
ibi ntago bizakunda, ibi turabizi ko bitazakunda, n'ibi turabizi ko bitazashoboka. Noneho nyine cya cyemezo ukakibaha, ariko ubizi neza ko kugira ngo bazagishobore bitashoboka. Yego pose bivuze ko hatari bake cyane babishobora, wenda nk'urugero bitewe n'ubushobozi bafite bw'amafaranga, bitewe n'uburyo ki bashobora no kugabagabana ibyo bintu. Wenda sinzi campaign bazakoresha, iyo kampanye ishobora gutuma babona ya mikono, ariko byanga bikunda harimo imbogamizi zikomeye mu buryo bumwe n'ubundi ishobora gutuma ishyirwa mu bikorwa by'ibyo bintu bibangama, bigatuma rero ariho twavuze ngo leta cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, aya mabwiriza rwashyizeho ashobora kuzatuma noneho amadini n'amatorero agongana n'ibyo byemezo. Kandi kugonga itegeko nibyo bigoye kuruta ko wasaba ko iryo tegeko ryongera rikayigwaho mu bundi buryo, kubera ko n'ubundi amategeko n'amabwiriza bishyirirwaho twebwe abanyarwanda, kandi ni uburenganzira bw'umunyarwanda kuba yatanga icyifuzo n'igitekerezo kubimukorerwa, kugira ngo bisuzumwe, hanyuma nibiba ngombwa bihabwe undi murongo cyangwa se ubundi bugororangingo. Ntabwo twanga amabwiriza, ntabwo twanga ko amabwiriza n'amategeko bijyaho, ariko twifuza ko yaza anoza ibiri gukorwa kugira ngo birusheho kunoza umurimo w'Imana ndetse no gushyira ku murongo amadini n'amatorero nk'uko icyifuzo cya RGB kivuga, ndetse na leta muri rusange n'icyerekezo leta yifuza kujyanamo abanyarwanda muri rusange. Rero turifuza ko ibyo bintu ni ukuri urwego rw'imiyoborere twabirebaho cyane, kuko ubwabyo niba batangiye gutyo bikagora abagitangira, birumvikana ko bizagora benshi, ariko turasaba ngo urwego rw'imiyoborere RGB rubirebeho, rubihe umurongo, kandi bizaba bifite umumaro mwinshi muri ya mikorere n'imikoranire iranga amadini n'amatorero. Nicyo twavugaga cyane. Ego ahandi twabasha kuvuga inkuru tutatindaho cyane, ariko dusaba ngo abantu basenge n'ubundi nk'uko twabivuga ngo n'ugusenga byose, nuko aba baririmbyi cyane b'amatorero yagiye ahagarikwa agira ibyo asabwa, by'umwihariko bo muri ADEPR. Hariho umurongo w'uko ayo matorero ashobora kuzafata ibyuma bakabijyana kuri paruwasi by'amatorero by'amakorari y'imini, kubera ko hariho umurongo kuba bazabigurisha, kuko ari umutungo w'itorero. Niko amabwiriza avuga ko ibyuma by'abaririmbyi ari umutungo w'itorero. Tubirebeye mu mboni y'ibigenda biba, dusanga ubwabyo nabyo byaba ari iyindi ntambara, kuko nubwo mu by'ukuri aba ari umutungo w'itorero, ariko abaririmbyi nibo baba barishatsemo ubushobozi bakabigura. Wareba rero umwuka uhari muri iki gihe cya none, cyangwa se atmosphere ihari, ugasanga bigaragara ko byabyara ikindi kibazo ku bijyanye n'ibihe abantu barimo, abanyetorero barimo, bijyanye n'imisengere isa n'igoranye, bijyanye n'intambara z'uburyo butandukanye mu madini n'amatorero. Umwuka uhari, ibintu byo kuba abantu bafite ukuntu abantu bataryohewe mu buryo bwo gusenga uyu munsi. Rero ngewe nkunda kuvuga cyane ngo ni ukubisengera, kuko iyo ibintu ubimenye bitari byabaho, ndetse nabo bireba kandi babyiga ukundi, kugira ngo bitaza ba impamvu isitaza abaririmbyi bari mu makorari ntibibasitaze, kuko rimwe na rimwe bituma ubutaha ya migambi, ya mishinga yo gukora umurimo w'Imana no kuwitangira babigenza gake, kuko bavuga bati n'ubundi hari ibyo twakoze ntibyagenda neza. So twasabaga rero ngo abanyamadini n'abanyamatorero mu bisengere bafite uwo mwanya wo gusenga cyane, hanyuma abo mu itorero rya ADEPR nabo turabasaba ngo icyo kintu mu gisengere, kandi ntabwo turivuga ngo musengere icyo cy'ibyuma gusa n'amakorari, kuko twanga ko ari umwuka waza gusenya umurimo w'Imana, cyane ko n'ubundi akenshi iyo bije gutyo bigatutumba gutyo, hari igihe bibyara umwuka utari mwiza utuma idindira ry'ivugabutumwa cyangwa ivugabutumwa ridindira. Yego, hanyuma rero munakomeze gusenga. Umuntu wese uzi ko akunda Imana asengere ibyo bintu byose turimo tuvuga, kuko ni impamvu zisa n'izisaba ibyemezo bikomeye, bisaba kugira ngo habeho
gusenga rwose mu buryo bwimbitse kugira ngo uyu murimo w'Imana dukora we kugira ibibazo, ahubwo hamwe no gusenga Imana iwushyigikire. Reka rero tusoze tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibagwe neza, kandi ni ukuri ibiganiro byacu nakagaruka tuzakomeza kubaha amakuru n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo impuguro nk'uko twabibabwiye ko muri iyi minsi twashyizeho orere kuwa mbere tuganira ikiganiro cyitwa umwana w'ubugingo arangwa n'iki, kuwa kabiri tukaganira n'ubundi ibijyanye n'impuguro ku ijambo ry'Imana, bimwe na bimwe mu byo tugomba kwiga tukamenya. Kuwa gatatu tugira mwanya wo kuganira kuri bimwe mu bintu bijya byasohotse abantu batazi badasobanukiwe, tukabasobanurira bimwe na bimwe ibiganiro kubisobanura ku bintu bimwe na bimwe abantu badasobanukiwe. Icya kane, kuwa kane ni umunsi witwa umusaraba wanjye. Umusaraba wanjye bavuga ngo ni umunsi w'ubuhamya, tuba dukeneyemo abatangabuhamya bavuga neza iby'Imana yagiye ikora, urugamba, intambara umuntu ashobora kuba ari kurwana nazo. Kuwa gatanu rero ni umunsi wo gusenga, dusengera mu ijambo ryitwa impinduka dukeneye. Tuba turi gusaba Imana mbese impinduka, ni umunsi wo gusaba Imana impinduka, kwirukana ikintu kivuga ngo ntibihinduka, ngo ntibishoboka. Imana ifite impinduka kandi zuzuye ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Kuwa gatandatu ni umunsi twinjira mu bintu ariko harimo gahunda yo gusengera abantu mu byifuzo bitandukanye, by'umwihariko abashomeri, abantu bafite akazi se Imana ibarindire mu kazi, cyangwa se nagahindure abashomeri Imana ibaha akazi, abanyeshuri bagira ubwenge, abantu barwaye bakire. Kuwa gatandatu aba ari umunsi wo gusengera mu byifuzo bijyanye no kusaba ngo Imana ihe abantu ubuzima bwuzuye. Ku cyumweru rero ni ibwirizabutumwa, ijambo ry'Imana rigenderewe cyangwa ringana n'ikimana yadushyizemo uwo munsi. Rero turifuza ko iryo jambo ry'Imana muzajya murikurikira kuri Mose TV, ababana natwe kuri Mose TV mutazajya mucikwa. Ariko kandi by'umwihariko ibyo tuzajya tubikora ariko bitanakwiyeho ko hari ikindi kidasanzwe cyihutirwa. N'ubundi dushobora gushyiraho ibiganiro biri ku munsi, dushobora no kurenga 2, ariko tugamije kugendera muri izo ntego kugira ngo nibura umuntu tubana aze tuganire yige. Twababwiye ko tutagamije inyungu zindi usibye zituma Imana yacu imenyekana ndetse ikanuha mu mitima y'abadukurikira. Ntabwo rero tuvuga ibiganiro by'intambara, guhangana, turi abanyepolitike, tuvuga ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza no kumenyesha abantu amakuru y'ibyezeho kugira ngo abantu bamenye ibyo basengera n'ibyo bakwiye kwitwararikamo. Imana rero ituhana umugisha, turabakunda cyane. Njyewe twari kumwe ni Reverend Pasteur Moise Sindayigaya, ndabakunda. Shalom shalom.